Hello everyone, nongeye kubaha ikaze cyane ku murongo wa Chef BRX. Hano tugiye kurebana hamwe rero ukuntu wakora sweet iryoshye cyane. Ariko mbere yo kwijyaho tuyivugeho, nongeye guha ikaze abantu bashyashya kandi n'abantu basanzwe ndabashimiye cyane. Hano ngiye kwereka cheesecake rero iri unbaked, Oreo cheesecake iri unbaked. Bwacize naberetse Oreo cheesecake iri baked, ariko uyu munsi ndabereka Oreo cheesecake itari baked. So rero nawe umva uri interested mu kuba wakora amakeke cyangwa se kuba watungura abawe wakoreye cake iryoshye, wareba iyi video. No ku musozo ndashyiraho indi video ya Oreo cheesecake iri baked, wagenda ukareba rwose ikaba yagira ute yakufasha kunguka ibitekerezo. So guys, wowe utarakora subscribe rwose ukora kuri subscribe, nta minota myinshi bisaba, kandi ukande na like, comment zanyu rwose zinera imbaraga iyo muzimaye. Mwakoze cyane, thank you so much, let's go. See the cake. Kandi ubwo wasanga uraho ngaho utazi ukuntu wakikorera akantu kakari kari sweet nyine bisanzwe, cyangwa se waba mu kazi ukuntu wakonfirm umukire. Reka nkwereke cheesecake wakonfirmiraho umukire akaba yaguha akazi, cyangwa se nawe ubwawe mu rugo ukaba wakonfirm umuryango wawe ukabemeza uburyo ki uri chef. Iyo cheese cream rero ipima ikiro kimwe n'inusu, then nawe kwerekaga ko ari ikiro kimwe n'inusu nyine. Then wamara uyimaze kuyishyiramo ushyiramo agakombe kamwe kagapima amagarama 2.5, ugashyiramo fresh cream amagarama 500, mililitiro 500, ukavanga. Ni ibintu bitarenze 3, nibyo byonyine. Then wamara kuvanga ukamixinga. Iyi video yirebe yose irajya kurangira umaze kumenya iyi cheesecake ukuntu ikorwa. Iyo biscuit Oreo cookies, iyo Oreo cookies ku bantu benshi baravuga ngo irahenze, gusa ntago ihenze. Utanayifite wakoresha indi. Then wamara kuyivanga ukaba wamara kuyimixa gutyo, nira ni digestive cookies akwakoresha iyandi ariyo yose. Then ukavangamo aka icing sugar. Ako icing sugar ari ikintu kagufasha kongera uburyohe bwa ya biscuit. Then ukahita ushyiramo margarine cyangwa se blue band. Then ukavanga kugira ngo iyo blue band ikintu igufasha kugira ngo bifate kuko urashobora rero ukuntu tugiye kubikora bigafata bifasha kugira ngo nyine bifate. Nuza gushyira mu gafomu kawe bize kwegerana kugira ngo nyine izigaragara neza nkuko mwayibonye ku itangiriro. Then ukagenda wongeramo nyine, ubibonye bidafashe ugenda wongeramo mpaka ubonye nyine ifashe, kugira ngo ariko nanone ntukiremo byinshi. Ifashe iguhereza formule nziza. Then ugafata iyo ni baking paper, then ukayishyiramo muri utwo dufomu twawe twose nyine kugira ngo bize gufasha kutastikingamo. Then nyuma bimaze kuyikora gutyo bazishyira ku ruhande, wabivanze na margarine ukahita uzishyira muri izo fomu gake nyine. Ushyiramo dukeya nyine, cyangwa se gushyiramo duke cyangwa ushyiramo hafu, 1/3 tubishyiramo 1/3 cy'iyo fomu kugira ngo ize kuza nyine bimeze neza kandi bisa neza. Cheese cream yacu ize kuza hejuru, iri cookies zijye hasi. Birafasha cyane nyine, biba bisa neza kandi biranaryoha iyo umuntu ari kubijya nyine ewana bameze nk'uwagezeyo. None kuba chef bakiri nyine, iyi ni idea nziza. Umuntu w'umushefu ushaka kumfima umukire wiwe kuba yazana utushya mu kazi ke, iyi ni idea, ni recipe nziza wakoresha idasaba ibintu byinshi. Ntuzigere wikomplika ngo ntago nabonye digestive cyangwa ntago nabonye Oreo cookies, wakoresha na cookies zisanzwe rwose. Then uhituringaniza n'ikiyiko, wamara kuringaniza n'ikiyiko, iyo umaze kuringaniza n'ikiyiko neza nyine ubundi uratsindagira. Ushaka akantu utsindagirisha, usanga urugero hejuru ukuntu ngenda ntatsindagira. Ibyo nababwira rero, mushyire comment, mujye mu comment kugira ngo njye menya n'ibindi najye nyine mbagezaho, cyangwa se n'uburyo ki najya mbibagezamo. Ese wabona wenda ushobora kuba ufite igitekerezo cy'uko uba ushaka no kumbona, cyangwa se wenda urashaka kubona ibindi bintu runaka birimo kubyo mba nakweretse, wajya mu comment ukabimbwira rwose. Kuba reba video ukayirangiza ukagenda na comment na like isize rwose hariya aho ubunyibye. Then wamara gutsindagira neza ukashyiramo ya cheese cream yacu. Udafite iyo Porsche njye nakoresheje nk'abashefu gutyo, ikintu wakoresha ikiyiko. Wakoresha ikiyiko, reka tujye tuba flexible.
ya nkuko mbikoze ugakoresha ikiko rwose ukagenda ushyiramo gake ubundi ukaringaniza. Hano nako ndi kuringaniza nyine ndeba ko nyine natsindagiramo gake nyine, ntabwo byatsindagirika cyane nyine, utsindagiramo gake n'ikiko kwa arabwenge nyine utsindagiramo gake kwaje. Then ya iriya ni digestive nabanje. Oreo cheesecake rero ukuntu by'ubigenza, ufata indi Oreo cookies ukaziblendinga gake ukahita uzivanga na ya creme, cheese creme isigaye. Then wamara kubivanga ukabona kubishyira kuri ya Oreo cookies hejuru, kugira ngo nyine iyi Oreo cheesecake is very famous. Iri famous nyine abantu abachef benshi baba bazizi, cyangwa se cyane mu bihugu by'Abarabu barazikoresha cyane, barabijya, cyangwa se no mu bindi bihugu rega babijya nta cyakubuza wayikoze nawakanga kuyijya ko ibiryoshye. Then ukagenda ushyiramo naho uzengurutsa, kugenda uzengurutsa cyo nibwo buryo bwiza kugira ngo inoza cheese cream yawe ikwirwemo. Urabona ko yari yakwirwemo, ngendi kuringaniza. Guys, abantu bashyashya rero mbashije kubashimira wamugejeje video ahangaha, kandi n'abasanzwe rwose mwarakoze kwiyandikisha mu muryango wa Chef Alex. Mufite uburenganzira bwo kuzamumbwira icyo mbategurira mushaka rwose nkagitegura nkuko mubinsabye, kandi nkagitegura neza uko n'uburenganzira bwanyu, kandi nimwe nkorera hano. Then uhituzana amazi ashyushye rero ukakozamo ikiyiko, amara gukozamo ikiyiko ukagenda uringaniza gake uringaniza nyine kugira ngo bingane. Hangwa nuko byari byaringaniye, ngiye kwita mbishyira muri congelateur. Sideke kandi nyivanye muri congelateur ko nari imeze ngiye kwisavinga. Guys, ndabashimira cyane mwakoze kureba video mukageza ahangaha, ni iby'agaciro. Thank you.